turakuramutsa mutoni w'Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uyu wa mbere duhimbazaho Bikira Mariya utasamanywe icyaha, tariki ya 9 Ukuboza 2019. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 3, umurongo wa 9, wa 15 kugeza kwa 20. Zaburi ni ya 98. Isomo rya kabiri ni ryo mu Ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa mbere, umurongo wa 3 kugeza ku wa 6, n'uwa 11 kugeza ku wa 12. Ivanjiri ni yanditswe na Luka, umutwe wa mbere, umurongo wa 26 kugeza ku wa 38. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yozefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika aza iwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutsi ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene Nyirijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira Marayika ati, ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru. Uku kwezi ni ukwa 6, kandi ubundi yitwaga ingumba, koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbe nk'uko bivuze. Nuko Marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, ubusanzwe umunsi wa Bikira Mariya utasamanywe icyaha uhimbazwa ku itariki ya 8 Ukuboza. Kubera ko iyi tariki yahuranye n'icyumweru, tuwuhimbaje kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Ukuboza. Tugiye kuzirikana kuri uyu munsi ijambo umutoni w'Imana. Ijambo umutoni mu Kinyarwanda rifite inyito nyinshi. Akenshi ryakunda gukoreshwa ku mwami ufite abagaragu, harimo abatonesha. Rikoreshwa kandi ku bakoresha, ku bakozi be, umubyeyi ku bana be, no mu mubano w'abantu hagati yabo. Umutoni, inkoramutima, inshuti magara, umunywanyi, ishumi, ipata n'urugi, mahwi, imandwa, umunyabintu, umunyakigega, soma mbike. Kuba umutoni ni icyubahiro cy'ikirenga, ariko biraharanirwa, kandi akenshi ntawuha icyo cyubahiro usibye bosi wawe, nk'uko Imana nayo yagihaye Bikira Mariya. Umubyeyi yari arwaye bikomeye, abonye ko agiye gupfa, nuko mu guteganyiriza abana be arihangana, afata umutungo we wose yari afite awujyana kuri banki. Ageze mu nzira agaruka, kubera ko yagombaga kwambuka amazi, ararohama, ariko kubw'amahirwe baramurohora. Ariko poshete z'indorerwamo zo ntiyazibona, kandi niho yari yashyize inyandiko zirimo umubare w'ibanga wo kuri banki. Uyu musaza agize ikibazo cy'uko atabona neza nta ndorerwamo, agize n'ikibazo cy'uko atakaje ibyangombwa by'umutungo we. Nuko ageze mu rugo, kugira ngo abana be badahungabana, arabyoroshya. Ati, poshete yari irimo indorerwamo zanjye yarohamye, none bana banjye ko muzi koga, ntawajya kuzirohora aho twarohamiye? Umuhungu mukuru ati, papa, ntibishoboka, dore kandi burije. Ariya mazi kandi habamo ingona, yahita inkegeta, ariko n'ubundi uri hafi kwigendera, turaba tukurwaza dutyo. Murumuna we ahita yibwiriza vuba muri iryo joro, ajya koga, nuko arohora ka gasakoshi kari karimo indorerwamo, akazanira se. Nuko se biramutungura cyane, n'ibyishimo byinshi, ahita agahambura imbere y'abahungu be bombi, ahita anabaha umurage. Nuko ahereza umuto za nyandiko zirimo amabanga y'amafaranga, aramubwira ati, wagize ubutoni mu maso yanjye, ubwo wemeye kunyumvira mu bikomeye, kandi washobora no guhapfira. None akira utu dutabo twa banki, uzite kuri mukuru wawe, uzamufate neza. Nuko abagororeye gutyo kubera ubutoni yagize kuri se. Yemwe bana, mu bintu binezeza umubyeyi ni ukubona umwana yitabira
ibyo umubyeyi yamusabye akamwumvira, uyu mwana aba umutoni naho ureka undi. Gushimisha ababyeyi, gutona ku babyeyi ni nk'uko Bikira Mariya ari umutoni ku Mana. Mu isomo rya mbere nk'aho umuhungu w'imfura utarumviye se, Eva mu gusuzugura Imana ashutswe na Sekibi, yahungabanyije umubano utagira amakemwa twadufitanye n'Imana. Ariko Eva mushya Bikira Mariya, nk'uko twabizirikanye muri iyi vanjiri, Imana yamurinze ubusembwa bw'icyaha bwose. Kubera kumvira kwe yatsinze Sekibi, abagahebuzo ku ngabire z'Imana, umutoni w'Imana. Akarusho mu bagore bose, niwe wenyine wabyaye Imana. Ubwo butoni n'ubwo buziranenge bwa Bikira Mariya byatumye yinjira mu mugambi w'Imana wo gukiza abantu. Umwana usuzugura nta mugisha agira. Wa mwana wumviye se akajya kurohora ibya se, kabone naho ingona yaba iri mu mazi, ni nk'uko Bikira Mariya yumvira mu bikomeye. Bikira Mariya ni isugi imbere yo kubyara, mu gihe abyaye na nyuma yakomeje kuba isugi, ni umuziranenge. Abitiranwa na Bikira Mariya, mwese mugire umunsi mwiza. Ndavuga cyane cyane ba Mariya, Redamuta, Asumuta, ba Virginia na ba Imakurata. Birababaje kumva abakobwa bitwa ba Virginia bacorana n'ababyeyi ku miti yo kuringaniza imbyaro. Bajya kwifata kuri centre de santé bagasanga hari abangavu ba Virginia babacuze. Virginia we, iyo miti se wagize ngo niyo kuvura inzoka? Aha, uratuba ubusugi bwawe, warangiza ngo nitwa Virginia, Vierge, umubikira. Witiranwa na Bikira Mariya. Ni n'agahomamunwa kumva umugore witwa Imakurata akuramwo inda, cyangwa akaba acuruza imiti ikuramwo inda, cyangwa akaba afasha abakobwa kuzikuramo n'abandi bose. Imakurata, umuziranenge nka Bikira Mariya koko? Bakristo twese duharanire kuba abatoni ku Mana nka Bikira Mariya. Tumwiyambaze, niwe nzira y'ubusamo. Ushaka imigisha y'Imana acika ku ngeso mbi akareka ibyaha. Ushaka kuba umutoni ku Mana anyura kuri Bikira Mariya, umutoni wayo mukuru w'ikirenga. Nk'uko Imana nayo yamunyuzeho ikatugeraho. Bikira mutasama icyaha udusabire. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, umurezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.